Muraho neza, twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza umunsi mwiza. Turibwira ko mwaramutse neza aho muri. Uyu ni umunsi ukomeye cyane ku buzima bwa benshi. Itariki n'imwe ukwezi kwa mbere 2024, umwaka abantu benshi bari biteguye kandi ni ukuri abantu benshi bawizihije. Byari byiza cyane, overnight zabaye nziza ku bantu benshi. Rero Imana ibaho umugisha kuba mwizihije umunsi mwiza wa mbere w'umwaka muri bazima. Ni iby'agaciro, Imana ibahera umugisha mwinshi. Nanjye nongeye kandi kubifuriza umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza. Hano iwacu natwe twabikoze dutyo, abantu niko ubwenge bwacu bumeze, n'iby'Imana yadushizemo. Rero mbahaye kaze muri iki kiganiro kandi ngiye kubashikiriza. Uyu munsi turi buvuge nanone ku byo twakomeje tuvuga. Rero uyu munsi narengize ngo nguhe kaze mu kiganiro tugiye kongera kuvugana akanya gatoya. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira cyane tuvuga ku ijambo rivuga ngo ufate ibyatumaga ushaka kureka Imana muri uyu mwaka ubihindure impamvu ituma wegera Imana. Ni icyo ngicyo narengize ngo nkuganirize muri uyu mwanya. Birashoboka ko waba ufite ibibazo byinshi, birashoboka ko waba urimo unyura muri byinshi bikunaniza, ariko reka nkubwira ngo bifata ibyo byose byatumaga wumva ko wareka Imana. Ibyo byose byatumaga wumva ko unaniwe. Ibyo byose byatuma wumvaga ko utagishoboye, bifata ubihindure impamvu ituma wegera Imana. Imana ni inyabwenge bwinshi, mu buryo ki iyo ireba uburyo ki twavuye mu bumana tugashaka kwishakira izindi nzira, ituremera impamvu z'ubuzima bwacu zituma dukomeza kuyishakisha. Nk'uko Imana ntabwo yifuza kurutakaza. Imana mu bumana bwayo yifuza umwana w'umuntu. Rero Imana ntiyifuza kurutakaza. Iyo Imana rero idashaka kurutakaza, ikomeza kudukubitisha utu tuntu ubona tukugeraho dukeya. None Imana yagukubitisha akagwara gatoya cyangwa se kubura icyo wifuzaga muri uwo mwanya, ukumva ko wabivamo. Ariko kandi iyo si impamvu yotuma ubivamo, ahubwo ni impamvu ndimo nkubwira uyu munsi ngo wegere Imana. Birashoboka ko Imana yaba yaraguteje kutagira inshuti nyinshi. Ibyo nabyo bishoboka ko byava ku Mana, kuko muri ziriya nshuti inyinshi ni inshuti mbi. Bibiliya iravuga ngo nta nshuti nziza ka Yesu Kristo. Ibindi byose ni ibifashe, ni inshuti gusa nyine za hano mu isi. So naringize ngo nkubwira ngo fata rero, ni wowe uzita inerere y'ubuzima bwawe. Waba warageragejwe n'ibigaragazo binyuranye, ibigaragazo by'uburwayi, waba warageragejwe n'ibigeragezo byo kubura ibyo wifuje nk'amaporosa 70, ariko ntiwabibuze byose, hari ibyo wabonye bikeya. So rero fata ibyo bintu wumva ko byakunanije. Dufite ibigaragazo by'uburyo bwinshi. Niyenda wifuje kugira igare ntiwaribona, wifuje kugira imodokari ntiwayibona, wifuje kugira umugabo ntiwamubona, imyaka ikugejeje muri 70 ingahe, wifuje kubona umugore ntiwamubona. So noneho reka nkubwire ngo ibyifuzo ni byinshi washatse kugeraho, ariko ibyo ni ibya hano mu isi. Impamvu tubyifuza ni uko ngo twuzuze ubuzima bwo mu isi, yego nibyo, ariko mu gihe bitabaye tiba impamvu ituma dukora ku buzima bwacu Imana yaduhaye. Speciality Imana yaduhaye ni ubuzima bwacu. Nimba hari n'ikintu ufite gushimira Imana, buriya hari ikintu abantu njya ndeba mu matorero menshi,
Dufite abantu benshi bajya mu matorero bagaterana atari ukubera gukunda Imana. Ntabwo ari ugukunda Imana. Hari bamwe baza mu matorero kubera gushaka guhunga umujinya w'Imana, bakayihungiraho, bien sûr. Hakaba abandi baza mu matorero bakaza gushima Imana kubera iby'Imana yabahaye, ariko ntibayishime kubera urukundo bayikunda, bakayishima kubera ko ibyo yabahaye. Kandi mu byo yabahaye ntibayishima kubera ubuzima ibaha, kuko ubuzima ibaha abenshi ntibabuzi, bafashe ubundi buzima, bava mu buzima bw'Imana yatanze. Bituma noneho abaza gushima Imana kenshi barishima kubera ko bariye bagahaga, bagashima. Abandi babonye ibyo bifuza, bagashima. Ariko Imana ishaka kwishimira ku cyo yakoze mu buzima bwawe. Imana ntishaka kwishimira ko wabonye amafaranga menshi, kuko ntishaka ifaranga. Imana ntishaka kwishimira ngo nuko waroraniwe, wabyaye, wabonye ubutunzi, wabonye ibitagenda. No, Imana ishaka ko uhera kuri kirya yaguhaye wowe ubwawe. Urukundo uyikunda rungana, ishimire kubw'urukundo uyikunda, uyibwira ngo Mana nagushimiye ko wambaye kukumenya nkagukunda. Ubundi amashimwe Imana ishaka sa y'ibyo twabonye, ni amashimwe y'ibyo turi byo. Imana ntishaka amashimwe y'ibyo twabonye, Imana ishaka amashimwe y'ibyo turi byo. Nicyo gituma rero ibyo turi byo bitandukanye cyane n'ibyo dufite. Iyo dushima Imana mu byo twabonye, ibyo ngibyo ntibikora ku mutima w'Imana, ariko igikora ku mutima w'Imana. Reka nkubwire kano kantu kabaye muri Bibiliya mu bihe byashize. Amaturo yatanzwe n'abantu babiri mu buryo butandukanye, kandi bose batanga ibyo babonye, ariko Imana ntiyarebaga ibyo babonye, Imana yareba impamvu ituma batanga. Yego. So rero ndagusaba kugira ngo muri uyu mwaka ibyatumaga uja kuva ku Mana bigira impamvu ituma wegera Imana, kuko niwegera Imana uramenya uburyo kusabana n'Imana. Isekuse wagize, ibibazo wahuye nabyo, reka nkubwire ngo ntiwahuye n'ibibazo biruta iby'abandi. Birashoboka ko waba wibwira yuko ari wowe wageragejwe kurenza urugero. Oya, naje kukubwira ngo ihangane, bihindure gusa. Hindura gutekereza, hindura gukora, hindura kumva wumvaga uhindura. Mu bundi buryo dufite ikibazo n'impamvu tutanajya imbere. Uko twatekereza muri 2015 niko dutekereza muri 2024. Uko twagendaga niko tugenda, uko twavugaga niko tuvuga, uko twakoraga niko dukora. None se turatekereza ko tuzajya imbere habaye iki? Nta na kimwe. Ni ukuvuga ngo resultat twagize muri 2015 n'aya mitekerereze niyo dusa tuzogira n'ubu nyine. Ariko niduhindura gutekereza, tugahindura gukora, tugahindura kumva, ibintu byose bizahinduka. Rero muri uyu mwaka wa 2024 ndagusaba guhindura gutekereza, uhindure kumva, uhindure gukora. Hindura gukora, hindura kumva, hindura gutekereza. Uyu ni umwaka wo guharanira ibyacu byose byajanywe mu myaka yashize. Birashoboka ko abantu bo kwirukaho imyaka myinshi y'ubuzima bwawe, ariko mu munsi umwe gusa watekereje ku Imana, Imana ikagushura ibanga ry'ubuzima bwawe, byose ukabigaruza mu mwanya mutoya. Sinzi ko numvishije. Imyaka wagenze mu butamenya yahindurwa n'isegonda rimwe gusa utekereje ku kumenya uwo uriwe. Birashoboka. Hindukiza imitekerereze yawe, tangira gukora ibyo utakoze, tangira gutekereza ibyo utatekerezaga, kuko byose birashoboka. Byose twarabihawe mu isi, byose ni ibyacu, byose turabyemerewe, ariko byose siko bitugirira akamaro. Reba rero bijya bitugirira akamaro utatekereje, bitekereze. Bijya bitugirira akamaro utakoze, bikore.
nuko njyewe ikinzana hano ni ukukuganiriza kugira ngo ugere ku cyo utagezeho, kuko nawe birakubereye, ntawe bitobera, nawe biragukwiriye, kubera ko ari wowe abantu bose bokandagira, abavuze bose ni wowe bavuga, abareba bose example y'abantu batagize icyo bagezeho ni wewe. Kubera iki? Kundagira ngo ngushyiremo ishyaka, rwanira ishyaka ubuzima bwawe, rwanira ishyaka ubwoko bwawe, rwanira ishyaka impamvu yo kuba kwawe mu isi. Rero ndagusaba ngo muri uyu mwanya, uyu mwaka ukubera umwaka w'amahinduka mu buzima bwawe, ukubera umwaka wo guhindura sitati y'ubuzima bwawe. Ibyo abakuvuzeho benshi bavuze uyu mwaka bihinduke, ibyo abakugendeyeho benshi bagenze. Hari abantu kubera kutamenya agaciro ubuzima bwabo bufite mu Mana bahindutse ibiraro abandi bagenderaho, bahinduka tapi abandi bakandagiraho. Ariko reka nkubwire, kuva muri ubwo buzima, haguruka, tangira gukora, tangira gutekereza. Ubuzima bwawe ni ubwawe, ubuzima bwawe nta wundi uzagira icyo abukozeho utarabukoraho, abandi bazakujya inyuma, ni ku isi iteye. Rero narigize ngo ngukomeze kubwira ngo fata ibyo byose byari bigiye kuguca intege muri uyu mwaka, iyi tariki imwe uvuge ngo uyu munsi ntabwo bikinciye intege, uvuge ngo uyu munsi ntabwo bikinsubije inyuma. Ibi bintu byari bigiye kukwica, vuga kubayeho. Ubuzima ni twebwe, ubuzima ni ubwacu. Ubu nakubwira amateka yanjye wowe uvuga ngo nimo nkubeshya, kubera iki mpagaze uyu munsi? Ni Imana. Ubuzima bwanjye jyewe uyu nguyu ureba ni Imana, my friend, ni Imana. I'm telling you, ni Imana, ndabizi neza. Kubera ko byagenze bityo, nahisemo gutekereza ukundi kugira ngo mpabwe amahoro yo mu mutima. Mu bundi ntago twazagira amahoro yo mu mutima tudafite gutekereza kwa Kristo. Rero twiha gutekereza kwa Kristo. Hari abantu bavuga ngo ibi bintu ntibigoye. Ikigoye muri wewe ni urukundo ukunda Imana uko rungana. Buriya abantu benshi kamere y'umuntu yose ni mbi, ariko turayibamba tugikundira Yesu, tukemera kureba ibintu, ariko ntitugire icyo tubitwaraho, tukemera gukurikirana ibyiza. Buriya abantu bose batugiriye nabi turabazi, kakanagomba nkababwira, abantu bose batugiriye nabi turabazi kuko turasenga, turabazi. Ariko Imana iduhereza ukundi tubikora, tukiberaho mu buzima bwo kunesha burimo Imana, nta kindi. Rero hindura gusa system y'ubuzima wari utuyemo. Uyu mwaka kubera umwaka mwiza, naje kukwifuriza ngo kubera umwaka w'ibyishimo byawe. Niba warabuze umugore ubona umugore, Imana iguha umudamu. Nimba warabuze umwana, Imana iguha umwana. Nimba warabuze amafaranga, Imana iyaguhe. Nimba warabuze akazi, Imana ikaguhe. Nimba warabuze igare, vraiment Imana iguhe n'igare. Imana iguhe n'igare rwose, naryo ni ryiza. Icyo wabuze cyose utagezeho muri uyu mwaka, uyu mwaka wundi Imana ikiguheza. Ariko kandi hindura gutekereza, niyo nzira. Ibyo byose kubigeraho ni uguhindura gutekereza. Muri uyu mwaka ugira imitekerereze mishya iguhesha kugera ku gisubizo cyawe. Buriya icyubahiro cyawe kiri mu mitekerereze yawe. Icyubahiro cyawe kingana n'ukuntu utekereza. Kandi n'abakugaya bakagusuzugura, bagusuzugura bingana n'ukuntu utekereza. Ariko nimba ushaka kwihesha icyubahiro, gira gutekereza kwa Kristo. Utekereze neza, utekereze cyane, utekereze bifatitse, kugira ngo Kristo abe muri wowe yujuje ubuziranenge,
akuzamure. Buriya ntabwo uzigera ugera mu cyubahiro cyawe utarahindukira ngo utekereze neza. Rero hindukira, garuka mu nzira kugira ngo uhabwe ibyo watakaje. Ntabwo twese tuzabona ba Vermerodac, ntabwo tuzababona. Harimo bisaba ko tuzahaguruka twenyine tukisangira Imana, tukibariza Imana, ndetse Imana twakora dute kugira ngo dutere imbere? Twakora dute? Imana ntuzibaza ngo uyibaze ngo nimara ireka kugusubiza. Oya. Rero naringize ngo ngukomeze inshuti muvandimwe unkurikiye hano, kugira ngo Imana ikugirire neza, hindura gutekereza. Hindura gutekereza bukeya, uhotoreho gusa gatoya, ibintu birakunda. Birashoboka ko wavuga ko watekereje cyane byarangiye. Oya, genda kubwira ngo ntabwo birarangira. Haracyari iyindi option watekerezaho. Wumva ko n'iyindi migambi yose watekereje wayimaze, ntabwo urayimara. Ntabwo urayimara. Ntabwo urayimara. Imigambi myinshi iracyahari, imikorere myinshi iracyahari. Rero ihangane utekereze neza, Imana yacu iguhera umugisha, kandi mu kubyumva no kubyumvira ubigeremo. Naho ibindi byo kuvuga ngo warashoje ugeze aho wogira utya, ntabwo haragera aho wogira utyo, ahubwo birageze ko wahindura ukinjira mu cyubahiro cyawe. Ubundi icyubahiro cyawe kiri proportionnel n'imitekerereze yawe. Hanyuma kandi k'icyubahiro reka tuzamuke mu cyubahiro cy'Imana. Icyubahiro cy'Imana kigaragara ryari? Ntabwo kigaragara nk'uko twakoze cyane. Oya, bigaragara mu gihe twujuje ibyo twakagombye gukora.